ni ukuvuga ngo wa muntu wifuza kuba yakora application ya Luxembourg na Spain, icyo nakubwira cyo usabwa kuba ufite pasiporo y'icyangombwa iyi ngiyi batanga kuri immigration cyangwa se migration. Ikindi nakubwira uba ugomba kuba ufite imyaka iri hejuru ya 18. Niba uri munsi ya 18 rwose umenye ko application itakunda. Ushobora kuba wakorana iyi application na famille yawe, umuntu aba yemerewe abantu 7, batandatu, n'abana 6. Niba ufite abana 6 umenya yuko iyi application yawe itakunda. N'abana 6, papa na mama, mwese mukagenda hamwe. Application ishobora kuba yakozwe n'umwe muri bo akajyana abo bose, cyangwa iyi application igakorwa na 5 kugira ubyumve neza. Ushobora kuba ufite abana bakuru barengeje ya myaka 18, uri papa, ufite n'umugore, ufite abana nyine tuvuge urugero nka 3 bari hejuru y'imyaka 18. Icyo gihe mubaye 5 mushobora kuba mwakora application hamwe. Noneho nibyo bintu biryoha, nabyo bintu bizahita ko biba easy kuhita making amafaranga menshi, kuko muzagira mufite akazi. Abantu 5 ni ibintu bya mbere by'agaciro biba bikomeye. So ngwaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Kelvis Bro. Reba aho hasi rero ko wakoze subscribe, ukande no kukazogera kugira tujye tubana 5 kuri 5. Nudakora subscribe ni byinshi cyane utazamenya binyura kuri YouTube channel yanyu, kandi byinshi binyuraho biba bifitiye umumaro n'ibyawe, bikunde ubisangize n'abandi mu nshuti zawe. So iki kiganiro kigiye kuvugirwamo application ziri kubera mu bihugu byo muri Europe. Ni ibihugu bitandukanye, ariko iyo wakoze application yawe ukaba selected, uba ufite choice zawe zo kuba wahitamo akazi uzakora n'igihugu uzakoreramo. Ibintu byose biba biri ku murongo, baguhaho kuba ibintu byose. Umva nibyo bintu ngiye kunyuramo, kwibutsa yuko iki kiganiro tugomba kukigezanya ku musozo, kuko ibyishimo mfite aka kanya ndizera neza ko biri buze kuba byarangirana n'iyi interview turi kurebana aka kanya. So reba hasi rero ko wakoze subscribe, kandi iki kiganiro wibuke ugisharinga umuntu wawe. Ibi bintu ngiye kuvuga ahangaha nta wundi muntu urabivuga, nta n'ahandi handi urabyumva. Niko ngewe mbyizeye, ni nako mbizi, nta muntu urabyumva. So application muri iki cyumweru nabahitiyemo yari application imwe, kuko ngewe burangira application nshyira imbere y'izindi zose. Buriya ngewe ndibuze kuba nabahereza ubuhamya ndi gusoza iki kiganiro, kuko nanjye mfite ubuhamya kuri izi application. Izi application nazibanjemo mbere yanyu, mbona n'impinduka z'izi application imbere yanyu, mwebwe nta n'ikintu murabona. So uze kunyemerera iki kiganiro nikirangira, nikiba kigiye kurangira, haraba hariho ubuhamya bwanjye. So icyo nababwira cyo kuri izi application ya Luxembourg na Spain, ni application nziza, iri mu bihugu byiza. Tugendeye no ku bantu baho bahatuye, naho ni abantu beza. Luxembourg ni igihugu cyiza. Man, Luxembourg muze kumbabarira mukore research zanyu, muze gushaka igihugu cyitwa Luxembourg. Mana we, Luxembourg ni igihugu cyiza, kiri ahantu heza, amafaranga yaho araboneka. Noneho ku muntu ufite abana, ufite na famille, uba wemere kujyana n'abana bakaniga muri Luxembourg, cyangwa se bakiga na Spain. Ushobora kuba Spain umwana wakajya kwiga Luxembourg. Noneho ikiza cyabyo, umuntu wagiye gukora muri Europe akabona working permit yo muri Europe, ushobora kuba waturuka Luxembourg ukajya gukora Spain, ukajya gukora German, ukajya gukorera UK. Yavuye mu muryango wa Europe, muri Europe. Ntabwo kuvuga ngo East Africa. U Rwanda rwavuye mu muryango wa East Africa, cyangwa se u Burundi, cyangwa se Kenya. Ni gutyo. Ubwongereza bwo ntabwo burimo. Ari za Germany, za Poland, za Belgique, za Switzerland, za Poland, za Sweden. Ni ibihugu byinshi ushobora kuba wajya gukoramo. Iyo ufite working permit yo gukorera i Burayi, ibihugu byose urabijagajaga, wajya kwiga,
watembera, ntabwo uzanyura kuri iki gihugu bagusabe pasiporo, no. Iyo wamaze kwinjira i Burayi uba winjiye papa. Iyo wageze i Burayi uba winjiye. Ni nko kuvuga ngo muri Amerika, ubu gutya njyewe umuntu ava muri biri mutabamuzi, umuntu ava muri state imwe akajya mu yindi, nawe umubajije icyangombwa. Ndetse muri Afurika ushobora kuva nko mu Rwanda ukajya muri Kongo bakakubaza ibyangombwa, ariko i Burayi na USA ntabwo ari gutyo bimeze. Iyo ufite working permit ni ibintu byoroha kuba wajya mu bihugu bitandukanye. Ushobora kuba wavuga ngo ubu ngubu mu Bufaransa ndaharambiwe, ngiye kuba Germany, naho nabonye akazi. Ushobora kuba uri Germany ukaprayinga akazi muri Portugal. Ushobora kuba uri Portugal ukaprayinga akazi muri Sweden hejuru cyane. Uhita kufata gare ya Monshi ukajya mu kazi. Ni amasaha atandatu muri gare ya Monshi. Kandi ni ahantu hanini, amasaha 3-4 gutyo muri gare ya Monshi, ni ibintu byihuta. So izi application A1 yikora aka kanya Luxembourg na Spain. Mbibutsa yuko application ya Germany na Poland yo imaze iminsi isojwe, izasubukurwa mu minsi iri imbere. Niba utarayikoze, nicyo gihe ufatiranye ya Spain na Luxembourg, kuko nazo ni nziza cyane. Icyo nakwibutsa cyo n'aba agent bari kubikora, kuko ibi bintu babantu bansabaga linki, reka mbonera aka kantu nkababwire neza babashe kuba mwakumva. Ibi bintu bikorwa n'aba agent, kuko wa mu agent ni uzakumenyera visa, ni nawe uzagutegera ibintu byose. Uri umukozi wa company, nawe ni umukozi wa company, uri mu nshingano ziwe. Ibintu byose nyine bizaba biri muri control ye. Ni uzakurikirana visa yawe ahantu igeze, ni uzakurikirana ibintu byose nyine tu. Nta na kimwe kikugoye, nta na kimwe kigucanze, baranaguherekeza bakakugeza no ku kibuga cy'indege. Uri kumva ni company kandi ifite big energy, ifite nyine imbaraga, iri strong. So I hope so kuri gukora application yawe. Niba ufite passport, ushobora kuba wakorana application na sister wawe, ushobora kuba wakorana application na A1. Ni ibintu byoroshye cyane. None ikindi nakubwira cyo mu Butaliyani hari kuberamo application nayo niyo kujya gukora mu nganda ho. No mu Butaliyani, Germany ho yararangiye, Luxembourg irakomeje na Spain irakomeje, Sweden, no muri Sweden ho naho ni mu nganda. A1 babantu muri hehe munyandikire kuri Instagram, nitwa Kelvis Pro, kandi murebye aho hasi muri linki muhita kumubona Instagram yanjye, mukanyandikira nkaguhereza WhatsApp number, cyangwa se ukazireba aho hasi muri description cyangwa se muri comment. Mba napininze comment ya mbere aba ari ya number yanjye, ukanyandikira nkaguhuza no mu agent uri bugufashe kukwapurayinga. Ngewe ndabigukora for free, nta kintu ndi bukwishyuze, kuko ngewe I'm here to help you. Ndi hano kugufasha man, ndanga kugufasha. Kandi mba mvuze ngo iyi application irashyushye, ntushabuke nawe ushyuhe. Menya yuko ikibazo it's not my problem. Mbibutsa yuko babantu bashakaga green card ni mu ntangiriro z'umwaka wa 2026, wenda we can take 3 months before umwaka, mu mezi nyine 3 ya mbere yuko umwaka ugere rwagati. Application niyo makuru mfite kizakorwa ya green card. So guys, update nari mfite zari izo ngizo. Gusa reka mbabwire ku bya Sweden, no mu Butaliyani. Mu Butaliyani ni ugukora mu nganda, ni inganda zikora ibintu by'ibyuma. Baguherezaho kuba byose ni kimwe, ariko uwifuze yuko namubwira kuri izi application ya Sweden no mu Butaliyani, uze kuba wanyandikira kuri WhatsApp, uze kuba wanyandikira kuri Instagram yanjye, munamfollowinge, abe no kuri TikTok. Amazina nkoresha hose namwe hose mugereho, munkunde, mundebe icyoroshye.
ewana namwe Imana irakomeza ibahezagire. So abarundi, abanyarwanda, abakongomani, abagande, abanyakenya, ewana abantu bari muri Zambia, Mozambique, Zambia, South Africa, za Nigeria, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Europe, ewana Imana ikomeze ibakunde kandi barebe icyoroshye, ibishimire, ibagende imbere. Big shout out kuri wakoze subscribe kuri Kelvis Bro, big shout out kuri wowe tugezanyije aka kanya. Ewana, I hope so ko ikiganiro cyanjye ukirangije kandi ndabizi neza kuzatsinda, kuko information mba nababwiye ahangaha iyo ubikoze bwa mbere mu ba mbere, ewana uratsinda mu ba mbere kandi ukagenda no mu ba mbere. So ibi biganiro byanjye ujye wibuka ubisharinga abavandimwe bawe, kuko ntabwo twakiharira ibyiza gusa, Imana ntabwo yatureba cyoroshye, no, ahubwo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Niba ubonye ikintu cyakugira umumaro ujye gisangiza n'abandi, wenda nikibagira umumaro, Imana izanyuza imigisha muri ba bantu wagiriye umumaro, cyangwa se ba bantu wa mugisha wanyuze muri wowe kugira umugereho uzagaruka mu bana bawe. Niyo mpamvu nyine gufasha akenshi aba ari byiza, niyo mpamvu nanjye mbafasha. Ewana ushobora kutazamfasha ukazafasha umwana wanjye cyangwa ukazafasha n'inshuti yanjye. Ewana God bless you, kandi mukomeze musenge. Application ya German na Poland arimo Quebec, ewana izi application abantu bazikoze, I hope so ko muzaba blessed. Kandi this year, uyu mwaka turimo utararangira wa 2025, I hope so ko tuzinjira 2026 twinjiranye n'ibintu bya danje kandi bishyashya. Kandi nawe niba wumva ko uri tayari kugera kuri ibyo bintu bishyashya, nyandikira muri comment big one, tujye dukomeza twibanire 5 kuri 5. Thank you so much.